itorero barabatoreraga ko batari bazi kwandika. Urabona ari kumwe n'umutorero. Umuntu yajyaga gutora afite n'umutorero. Teka kurari ari mu bintu bizamureba. Ikibazo kiri tekinike umuntu yakibaza. Muri iki cyumba rero ikindi twababwiraho nuko murabibona hari ibintu bimeze neza hano bitunganyije neza, murabona n'ibindi ubu usa nkaho biri mu kajagari hariya. Biriya rero nibyo tutaratunganya, turagenda tukazana biriya, murabona ko dufite aho dukorera tukabitunganya. Buriya n'ibi byose nuko byari bimeze, tukabizana hano tukabitunganya, twamara kubitunganya nibwo tubizana muri aya masherufu hano tukabibona ariko bimeze gutya. Usuravuga iki ko yari yarayimpaye? Hano ripoti yo muri 2024 taravuka niba ndora neza. Si icyo ngicyo nagiraga. Archive rero urumva ikimara ikaguterekayo nk'aho wari uri. Esa kugenda ase amafaranga nyaryo ryari tuyasangiye ko urabizi ko njya bike kungana tubona nyaryo. Yes, dukomeje dutembera rero ishyinguranyandiko y'igihugu tureba umurage dufite, uburyo ubikwamo ishyinguranyandiko. Tumaze gusura ibice bitandukanye birigize, nuko tukatureba aho dushyitse. Nazo rero procedure ni imwe, tuzikora ko izi nazo ziri mu ikoranabuhanga. Ivuye muri dissemination ihita digitalize ikabona kujya mu mashuri. Uburyo n'undi wese ashobora kuyibona aciye muri za linki babahaye, ashobora kuyibona yenda niyanze gufunguka kubera ko asaba ubundi bubasha akatubwira, noneho tukareba niba yemerewe kuyibona, kuko inyandiko zose zo muri archive ntabwo buri wese yemerewe kuzibona. Arayireba rero akayigira, utabizi akatugeraho hano tugakora nka bwa buryo twakoraga hariya hepfo, n'ubundi tukajya muri systeme tukamushakira ibyo yifuza, tukaza tukabishaka tukabimushyiraho abisomera, niba ari na kopi afata akayifata, hanyuma tukagarura original yacu. Yego, hari nk'inyandiko usanga rimwe na rimwe no kuzikoraho bitemewe. Tujya tubona nka Bibiliya y'aba Orthodox uburyo Ethiopia ifatamo. Mwebwe ni izihe parametre mufite kuri uwo muntu mushyiriye inyandiko ku buryo ki kubibungabunga kwayo n'ejo bundi byaba ntacyo bazufite? Uko murabona uko nambaye ndi hano. Yego, ni ukuvuga ngo turi hariya hepfo siko nari nambaye, ariko niba njemo hano ngomba kugira
usibye n'inyandiko twaba turinda natwe ubwacu ni ukwirinda kuko n'inyandiko ubwazo zigira ibindi bibazo zishobora kudutera nazo zigenwa cyane cyane nko guhumeka impapuro ziba dekompoze rero kugira ngo turinde inyandiko zacu cyangwa se na bya bikoresho biriho amashusho n'amajwi nabyo mwumva ko ari ngombwa kubirinda none uwo muntu nawe tumuha ibyo akajyana amafaranga ubuzi byo kwangira decomposition inyandiko zirunze muri ibi ntimushobora kujyamo mugasanga zarangiritse cyangwa ko muzikubita umuti cyangwa icyumba ubundi habaho muri archive ntabwo twababwiye ibintu byose bikorerwamo buriya mubona iyi ari produit fini iri aha ngaha ariko haba hakozwe ibintu byinshi dukora n'ibyo bita fumigation duteramo imiti kandi noneho ikindi kiyongereyeho ntabwo tubika mu mabogisi iyo ariyo yose hari bogisi nyine zagenewe archive bazita boîte à archive izo rero bogisi ntabwo zishobora kwangiza inyandiko kubera ko nta side yo kwangiza inyandiko zikozwe ku buryo bwihariye bwo kubika inyandiko nyine ibyo ni byo dushinzwe gukora nkanjye ushinzwe preservation ibyo nshinzwe gukora dukora buri munsi dukoramo isuku buri munsi tuza kureba niba nta kintu cyaba kinjemo kidasanzwe mu gihe runaka dukora fumigation y'icyuma hari imiti nyine hanyuma hakaba n'ibikoresho bireba ubukonje burimo ibintu kirimo kugira ngo nyine ibintu bigume bimeze neza ntabwo rero twababwiye ibikorwamo byose muri archive habamo imirimo myinshi burya ariko nuko bimeze nta mpungenge yabyo kuko iyo urupapuro rwagiyemo ruteye umuti rukinjiramo hano muri boîte à archive yabigenewe nta kintu gishobora kuba igisigaye ni ukubirinda umukungugu ni ukubirinda utwo dukoko ni ukubirinda amazi kuko amazi burya niyo mwanzi wa mbere w'inyandiko n'imiditi ibyo ngibyo rero iyo tumaze kubikora ikaba irimo hano iba ari sefu niyo yamara imyaka ingahe nta kintu bishobora kuba murakoze sorry. ni kimwe na ziriya tuvuyemo hariya ariko noneho mu gihe cy'ubukoroni ni ukuvuga ngo uru ruhande turimo ni ubwo mu gihe cy'ubukoroni ubwo twabanjemo ni mu gihe cya nyuma y'ubukoroni hano ni inyandiko z'impapuro hano ibitabo ni ibitabo bikozwe mu buryo bw'ibitabo harimo rero byinshi harimo nk'aha ngaha harimo ibyemezo byafatwaga icyo gihe muri ayo mabirote harimo za moniteri belge ubundi zarirwa za Rwanda Urundi za moniteri belge za Katanga kuko icyo gihe u Rwanda rwari rugifatanye hano rero hari ahantu mubona ibitabo ariko ubona ko ari bishyashya ubona ko ni iby'icyo gihe nibyo tugiye kubasobanurira mu byo dukora harimo na restaurasiyo y'ibitabo ibingibi nabyo ni nk'ibingibi byose ahubwo ibingibi nibyo duherutse gutunganya ibi nibyo duherutse gutunganya ariko bitabujije ko ni kimwe n'ibingibi byose kandi uwo murimo urakomeje ni nayo mpamvu mubona hano hari aho bigiye bitari mubona hatarimo ibintu biri hari inyuma murabibona ahangaha dufite carte routière de territoire di Rwanda Urundi
ikarita y'imihanda. Aya makarita rero mubona gutya murayabona ameze gutya, uranayakoraho urabona nta kibazo biteye, ariko siko aba ameze. Ni umurimo umwe dukora muri archive. Amakarita buriya ntabwo ari uko ameze. Aya nayo twatunganyije kugira ngo tuyasubize ubuzima kandi noneho arusheho gukomera kugira ngo azashobore kubika amakuru igihe kirekire. Murabona ko n'ubundi iyo bakora amakarita ntabwo bakora ariko ashobore kuzamara. Navuga hano mwabonye nyine ahandi hagiye hatarimo ibintu, mwakubaza mutetse kuki hano ho mwagiye muhareka hano mwagiye muhareka. Ibi ngibi nibyo twakuyemo kugira ngo tuzabisanishe bizase na bya bindi. Murabona ko bishaje cyane, aho kugira ngo amakuru arimo yangirike, niko tubikora tukongera tukabisana tukabisubiza ubuzima. Nabyo mwabonye ko bisa nkaho ari bishyashya kandi mu by'ukuri nabyo ni nk'ibindi. Uri utaha nimugaruka muzasanga ibi nabyo bisa nka bimwe. Ubwo ni kimwe n'aya makarita? Yego, ni kimwe n'ayo makarita. Wow. Ase hari ikarita mwaba mufite yo mu gihe cyo kwanda u Rwanda? Ndavuga ko inyinshi tubona hakurya y'ikivu ntabwo zatwereka, kandi amateka tubwira ko kugera za Rucuru n'ahandi turazifite. U Rwanda rugera muri za Rucuru. Ndaje ejo. Karibu rwose, karibu. Ibi ni amasampo, ni ingero twagiye tubaha, ariko dufite inyandiko rwose nyinshi. Muzadusure mwitonze tuganire tubereke n'ibindi dufite. Arakoze cyane. Ndumva rero ari ibyo ngibyo kandi dufite byo kubereka. Ahasigaye nivumbura amatsiko muzaze. Murakoze. Wow. Ari perime ya Uganda. Dufitemo n'amabuku. Bivuze ko hari n'izo muba mufite z'abantu ikarita ndangamurage ya kera. Ndangamurage